utwaye miliyoni 12 aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza niwo wahize abandi baramutoye cyane. Umeze ute? Umeze neza cyane. Ugira icyo ubwira abanyarwanda? Ugejeje ukora Yesu niyamamare. Niki gituma buri gihe uko bibaye wumva ugomba kujya guhatana. Tubangutse biraryoshye cyane Rubavu niyo hatangiwe Collection Awards. Iyi Collection Awards finale. Falimensi James Comedy maze kubaka izina warakoze baba. Numvaga ntabwo wayiceka ariko reka uyihabwe na Moses ari kumwe na bite papa uraho bagita Rusine hanyuma ba Comedy cyangwa abanyarwenya batsindiye miliyoni zingahe? Mbwira Zingahe? Musivuge zingahe? Barabesha turazinga abantu. Merci urakoze mubangutse. Thank you so much. Merci. Let's get into it. Rusine urabesha turasangiye. Turayiga abantu urabesha ibyo wigize. Besha mu cyiciro cy'umuziki MC. Icyiciro cy'umuziki harahembwa batatu. Ku mwanya wa gatatu hariho igihangange muri muzika nyarwanda niwe watowe na undi ni iki cyiciro arahembwa batatu. Wow, ezo urabeshya after party nitwe. Hanyuma n'uwa gatatu atsindiye miliyoni zingahe? Iwaita Collections Award. Thank you so much Yellow family. Thank you so much MTN for being with us this journey. MTN Watch for Musica Festival 2026. Congratulations to only one. Thank you so much Chris Easy. Isi yabaye wa gatatu, reka turebe wabaye wa kabiri. Twagiye. Wabaye wa kabiri muri Collections Awards mu bahanzi atsindiye miliyoni nawe sitari nkeya. Kigali nabo umwanya wa kabiri barawutahanye muri Collections Award miliyoni 5 mu bamashi menshi. Bihuta 5 million. 5 million. Wow. Iyi Rubavu iri kubera amateka. Iyi Rubavu iraryoshye. U Rwanda rwacu ni uburyo. Muyishyireho u Rwanda rwacu ni uburyo. Wow, umwanya wa kabiri muri Collection Award mu bahanzi utwawe na Choral de Kigali. Hanyuma uribaza ngo ninde wa mbere, ninde utwaye miliyoni 12? Thank you so much. Collection Awards. Hanyuma 2026. Let's get into it. The winner utwaye miliyoni 12 aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza niwo wahize abandi baramutoye cyane kubwiganze muri hejuru 12 arazitahanye bamwita uko mubibona murabona ko Thacien Titus atambutse agiye kwakira igihembo cye nkuko yagikoreye. Murabibona rero ko abantu bishimye, abantu baranezerewe. Igihembo atsindiye nyuma y'ibihanganye byinshi bigiye bitandukanye, harimo Choral de Kigali, harimo abahanzi bagiye batandukanye. Rero
Imana imuteye iteka, nimureke twishimane nawe uko atambuka. Murabona ko atambuka Gitore rwose arishimye, aranezerewe. Bonitasiye Titus agiye kwakira sheke ya miliyoni 12, ashimiye abantu benshi babanye nawe, abantu bamushyigikiye muri uru rugendo rutoroshye. Kandi mwebwe mwese mwabwe umucyo, reka dukomeze twumve ibyo nawe yakomeje atangaza. Thank you DJ, thank you so much Tasien. Mwakoze cyane, iyi foto y'urwibutso izatubera urwibutso. Hanyuma awards zacu zirakomeza zikaryoha. Iyi ni 2026 ariko turacyahari. We here to stay. Turahari hano kabisa. Not to live. We here to stay. Big time. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Aha, amasimeshi cyane kubatsinze ibi bihembo n'abatsindiye ibihembo. Thank you so much MTN staff. Thank you so much. Yellow family. Hanyuma kandi turashaka kubura tayari. Ariko bi. Nashushe. Nifuzaga ko urashaka gufata ifoto yawe. Hold the team. Nasa tugafata picture ya twese. Let's take a picture of every winners. Come. Muze dufate picture ya rusange twese n'amachecks yacu. Amashek winner awards. Tugende dusoze tumeze neza cyane. Thank you so much. Muze mwese dufata shots tugafate kabisa kameze neza cyane. Thank you so much. Aha, muhereze winner checks muzifate. Winners we need to see. Winners na check. Aha. Lucine, urabeshi foto wenda yijyamo. Hanyuma photography, let's take a picture. Vuba dusoza. Hanyuma dufite abahanzi nimugende kure. Abo bahanzi tugiye gutaramana nabo murabakumbuye. Bansabye ngo mbabwire ngo Rubavu mumbabarire mubyinane nabo muririmbane nabo. Dutaramane nabo. Okay. Let's take a picture haribi. Wow. 1, 2, 3. Say yeah. Thank you so much. DJ. Thank you so much. Iki ni igikorwa kizahoraho, iki ni igikorwa cyiza cyane. Collection Music Awards. Wow. Hanyuma umuntu watsindiye miliyoni 2, ngwino. 12, miliyoni 12. Tasien, umeze ute? Meze neza cyane. Gira icyo ubwira abanyarwanda. Ugejeje ukora. Nabyirutse. Nisha mu mababa. Haleluya. Yesu ni yamamare. Hanyuma turashimira MTN n'abandi bafatanyabikorwa bose badutekerejeho bagashyiraho iri rushanwa. Turashimira mwebwe mwese mwagize uruhare kugira ngo twegukane iyi ntsinzi. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Thank you so much, Tasien. Congratulations one more time. Tasien, turagukunze cyane kandi prestation. Hanyuma uri kwiyumva gute uyu mwanya? Ndiyumva neza, ndashima Imana muri rusange. Ndashimira MTN. Ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ndashimira kandi abanyarwanda bose muri rusange bagize uruhare kugira ngo babashe kugera kuri iyi ntsinzi. Byagusabye imbaraga zingana gute kugira ngo ube wegukanye igihembo? Ntabwo byasabye imbaraga nyinshi cyane kubera ko nari mfite abantu tubana dukorana na timu ndetse bagiye bamfasha kwamamaza haba ku maradiyo, ku mateleviziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibyo byose rero byatumye abanyarwanda benshi babasha kumenya iki gikorwa, bigatuma ndetse n'abakunzi banjye babasha kumenya uburyo bwo kumbura ndetse no kwishyura. Hacamo iminsi myinshi cyane tukabona igihangano gishyashya cya Tasien tukagenda irushanwa wawe twese ko hari ibindi bikorwa byose tugiye kubona. Ni ikintu
ikimenyetso kibikwereka nuko nyine ubona ko babigaragarisha n'amajwi menshi yo kugira ngo ngere kuri iyi ntsinzi. Icyo rero nabizeza ni uko mu bihe bitari kera tugiye gutangira gushyira indirimbo nyinshi hanze ndetse n'ibitaramo bitandukanye. Abantu benshi bavuga ko uko umuvuduko wari ufite mu myaka ishize indirimbo zawe uburyo wazikoragamo bijyanye n'icyatumye umuvuduko ugabanuka muri iyi minsi. Ese mu by'ukuri ikimenyetso cyerekana yuko hagiye kuzamo wa muvuduko wahozeho tubona umuvuduko usohoka buri myaka ingahe, hakaba haciyemo imyaka igera kuri 7 cyangwa kuratora. Abanyarwanda babizeze nta kindi ni ugukora cyane ndetse ukagerageza gusohora ibindi bihangano. Hanyuma icyo nabizeza ni uko bitari kera n'ubundi barakomeza kubona indirimbo nshya ndetse n'ibitaramo. Hanyuma iki gihembo kivuze iki kuri Thacien Titus nk'umuhanzi wa gospel wari uhanganye n'abandi bahanzi bakomeye muri sekira no muri gospel? Iki gihembo kivuze byinshi ariko igikuru kirimo ni urukundo, n'abantu banyereka ko ubutumwa twatanze bwo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'amashimwe bwo kuvuga urukundo rw'Imana binyereka ko byageze kure kandi ko byakoze ku mitima ya benshi. Uyu rero ni umusaruro uvuye muri ibyo bikorwa twagiye dukora byinshi bitandukanye, cyane cyane mu butumwa bwiza dutanga buciye mu ndirimbo. Mu myaka nk'icumi yashize wakoraga ibitaramo byinshi cyane, ugera mu ntara zitandukanye abafana bawe babasha kukubona, ariko muri ino minsi naravuga ko byagabanutse. Ese urizeza abafana bawe ko noneho ugiye kugaruka, cyangwa hari ubundi ivugabutumwa ryawe usigaye urikoramo bitari kujya kuri mafiriti cyane? Tugiye gushyiramo imbaraga, rumva inshingano zariyongereye kubera amabizinesi n'uwo dukora ndetse n'ibindi. Ntabwo rero ko nabonekaga n'ubundi nakomeza kuboneka gutyo kubera izindi nshingano zabaye nyinshi, ariko ntabwo nanone byatuma tudakomeza gukora umurimo w'Imana. Nababwira ko n'ubundi tugiye gushyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze kubaha ibihangano byinshi ndetse n'ibitaramo byinshi. Hanyuma iki gihembo ni ubwa mbere ucyegukanye, n'icyo wavuga ku muyoboro wa MTN muri rusange? Ni ukubashimira muri rusange, ariko ntabwo ari ubwa mbere. Nigeze kucyegukana, hariho amarushanwa bita Cover. N'ubundi iki gikombe ninjye wari wacyegukanye ngira ngo hashize imyaka nk'itatu cyangwa ine niba atari 5, niba mbyibuka neza. Rero ni ugushimira muri rusange, turashimira MTN ndetse n'abafatanyabikorwa n'abantu bose bagiye badushyigikira ndetse n'inshuti Evangelical Family bagiye batuba hafi kugira ngo iki gikorwa kimenyekane mu bantu benshi. iki gikombe wagitura nde ubonye muri buno buryo muri rusange kugira ngo ubutumwa nawe bugereho cyangwa se utambuke muri rusange? Iki gikombe gituye abanyarwanda bose muri rusange, gituye umuryango wanjye, gituye inshuti n'abavandimwe banjye natwe turimo dukorana kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara. Niki cyatumye wongera guhatana muri bino bihembo nko ku nshuro ya mbere ubwo ucyegukana? Sinzi n'izindi nshuro wahatanye muri bino bihembo, ariko se niki gituma buri gihe uko bibaye wumva yuko ugomba kujya guhatana? Nta kindi ni ukwigirira icyizere, ukumva ko hamwe n'Imana ndetse n'abanyarwanda n'inshuti n'abavandimwe bagukunda